ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Birashoboka ko wumvise bavuga ngo umuntu wa mitsingi myinshi aribagirwa, cyangwa se wabona umuntu ari kunywa mitsingi bakamubwira ngo niyo mpamvu yibagirwa. Ese wari uzi ko umwe mu bantu 3 barwaye dementia cyangwa indwara yo kwibagirwa apfa? Yego, nibyo rwose. Kuva ikoranabuhanga ryakinjira mu bantu, haba mu mirire, ibikoresho dukoresha bya buri munsi by'ikoranabuhanga, byatumye abantu barushaho kwibagirwa kurenza uko byari biri imbere y'ikoranabuhanga, kubera ko n'ubundi ubwonko bwacu ngo ntitubukoresha ibyo byagakwiye kuba bukora. Aho usanga abantu bahugiye ku mbuga nkoranyambaga, bigatuma ubwonko butaruhuka, ndetse abantu bakarana ibyo bikoresho uruhande rwabo. Niba ukunda kujya uvuga ibintu bigahita bigenda neza ukabitekereza ukumva byanze kandi wari ugiye kubivuga, nyamara kubyibuka bikanga, ushobora kuba ufite iyi ndwara. Kuba wibagirwa ibintu niyo byabibaye vuba, urugero nk'ejo hashize, ubwo mbese tukaba twavuga ko wibagirwa nk'ifi. Ushobora kuba ufite iyi ndwara, ukajya utekereza ku kibazo ushaka gukemura, ukumva cyabaye umusozi kandi wenda abandi bumva cyoroshye, icyo bita problem resolutions. Ibi nabyo bishobora kuba ari ibiranga yuko urwaye iyi ndwara. Byaranze neza kugira gahunda mu mikorere yawe, icyumba cyawe gihora kijagaraye, yewe gusasashwi n'ibindi bintu kubishyira ku murongo, urabitekereza ukumva ni ikibazo gikomeye ntiwanabishobora. Ushobora kuba urwaye dementia, cyangwa se ushyira ibintu ku murongo muri rusange, kubahiriza gahunda, abantu bahaye amagahunda ukayica. Yewe ibyo byose bishobora kuba bigaragaza ko waba ufite uburwayi bwa dementia. Urugero, ushobora gusanga niba ugiye ahantu uri gusohoka wongera winjira kuko wumva ko hari ibyo wibagiwe, ugasanga uri gushaka ibintu bidahari, ukagenda wivugisha mu nzira. Yewe hari igihe uca ku bantu ukabona nyine bo bakabona wababonye, ariko mu by'ukuri reka amaso yawe nubwo yabonye, umutima ntabwo wabonye. Ushobora kuba uhora wataye ibintu, urugero nka telefone, kandi ukaba utibuka aho wabitaye, cyangwa se nk'imfunguzo. Ibyo kandi bikakubaho kenshi, bikagera bikaba akamenyero nyine ko uhora uta ibintu cyangwa se ukabibura. Ushobora kuba ugira umunaniro uhoraho, ukigunga, kumva se udashaka kuvugana n'abandi. Waba utwaye imodoka se, ugashuduka mu mutwe wagiye utari gutekereza aho ngaho hafi, kandi uri mu muhanda, ahubwo bishobora no kugukurura impanuka ukaba wanagonga. Rwose ntujijinganye, ibyo byose tumaze kuvuga bishobora kuba bigaragaza ko ufite ibimenyetso biranga ko urwaye dementia cyangwa memory loss. Mu Kinyarwanda ni ukwibagirwa bikomeye. Iyi ndwara irushaho kwihuta iyo ufite indwara zindi nka diabete, umutima cyangwa umuvuduko w'amaraso. Reka tuyivugeho, tunavuge ku cyo wakora, cyangwa se wenda ukaba hari icyo warya bikagufasha kuba wakoroherwa cyangwa ugakira ino ndwara yo kwibagirwa gukomeye. Twe turi The Fixers. Akenshi iyi ndwara mbere yakundaga kurwarwa n'abantu bakuru bagejeje cyangwa se barengeje imyaka 50. Gusa kuva iterambere ryaza, cyane gukoresha telefone cyane, byagiye bituma n'abakiri bato bari munsi y'imyaka nka 30 bisanga baragize iki kibazo cyangwa se uburwayi. Ariko icyo wazirikana ni uko uburwayi ntabwo bwifata ngo buze nk'indwara imwe, ahubwo biba byatewe n'uruhurirane rw'imibereho yacu yahindutse, cyangwa se ibintu twagize akamenyero, cyangwa se n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Nubwo kwibagirwa ari kimwe mu bimenyetso bishobora kuranga ko ufite dementia, simusiga, ahubwo n'uruhane rwa biriya twavuzeho hejuru. Yewe nubwo nta kintu kimwe kizwi ko gitera uburwayi bwitwa dementia, gusa habaho impamvu zishobora kuyitera zitandukanye. Urugero nyine nko gukoresha ibikoresho cyane by'ikoranabuhanga nturuhuke bihagije, bikaba byateza ibizwi nka brain infections, cyangwa se infection zo mu bwonko ziterwa no gukoresha imiti wenda ifite cholesterol nyinshi, wenda urugero nk'izwi nka cimetidine. Hari n'imirire duhitamo ya buri munsi itarimo intungamubiri, cyangwa se kurya ibizwi nka junk food, ibiryo byo mu nganda. Ibi bishobora gutuma serire z'ubwonko zidakorana neza, gutekereza neza bikagorana, imyitwarire igahinduka, ukaba wajya ubona umuntu agiye ariko nta afite agiye,
indi myitwarire itandukanye. Yewe gukoresha alcohol cyane biba bimwe mu byatera kuyirwara, no kubura amavitamine ahagije mu mubiri n'ibindi bigiye bitandukanye. Nubwo usanga wenda gusanga abaganga ari imwe mu ntambwe nziza ushobora gutera niba usanzwe ufite biriya bimenyetso, hari ibindi wabanza gukora cyangwa kurya ukareba ko byagufasha. Reka tuvuge icya mbere. Niba wisuzumye ugasanga ufite icyo kibazo ukaba utarajya kwa muganga, waba wihata imbuto nyinshi. Usanga abantu benshi cyane cyane ab'igitsina gabo bavuga ko imbuto ari iz'abana cyangwa abagore. Ahubwo buriya niba ukunda kunywa inzoga nyinshi, zigabanye wongere imbuto. Imbuto ni nziza mu gufasha ubwonko gukora neza no gutunga intungamubiri zikenerwa ngo mu bwonko hasukurwe. Gerageza guhekenya ubunyobwa bubisi cyangwa se soya ikaranze, nabyo bishobora kugufasha kugarura ubwonko bwibuka. Dore icya kabiri, jya ugabanya inyama z'umutuku ukunda kurya. Ubusanzwe n'ubundi inyama zitukura ni isoko y'indwara nyinshi. Hari amagute, yewe n'izindi ndwara zikunda kwibasira abantu bakunda kurya inyama zitukura. Jya wirinda inyama z'inka, ihene, intama, za sosiso, utubenzi, niba ushaka kongera kujya utekereza neza kandi ukibuka. Icya gatatu, gabanya umunyu ufata. Niba ari mwinshi cyangwa ukunda kuminjira, ntugomba kurenza akayiko kamwe nibura buri munsi k'umunyu wariye. Ubwo rero niba ku mafunguro yawe ukunda kongeramo umunyu, kuminjira se, byaba byiza ubyihoreye. Dore ikindi cya gatatu wakora. Jya wirinda uko ushoboye ibiryo biryohera cyane. Urugero, hari amabiswi, amakeke, amabombo, amashokora n'ibindi byinshi biryohera. Ibi byirinde kuko bituma ubwonko bushobora gutakaza kwibuka. Icya kane, jya wirinda alcohol, ujye unywa gake bishoboka. Niyo mpamvu uzumva bavuga ko Mutzing yibagiza. Urebye ikibazo si Mutzing ubwayo, ahubwo abayinywa ntibanywa gake. Usanga abanywi ba Mutzing cyangwa se n'izindi nzoga za rufuro bakunda kunywa inzoga nyinshi. Muri rusange inzoga nyinshi ziribagiza, ndetse niba utaratangira kunywa inzoga bakugira inama y'uko wabyihorera, kuko iyo wayinyweye inzoga uhora urwana no kunywa nkeya kandi urwo rugamba rutsinda bakeya. Ubwo rero niba utaratangira kunywa inzoga, ibyiza wanabyihorera. Niba ari wowe wihitiramo amavuta yo gutekesha, jya ukoresha amavuta y'ibimera azwi nka vegetable oils. Urugero, hari ayazwi nka olive oil cyangwa se amavuta ya olive, kandi wirinde ibintu birimo amavuta menshi, urugero nka za butter, margarine, mayonnaise n'ibindi. N'ubundi mu Cyongereza bavuga ko every forbidden is sweet. Ubwo ni ukuvuga ko ibintu akenshi dukunda kurya bituryohera usanga bifite ingaruka mbi ku mubiri wacu. Ubwo rero nubikora ugakomeza kurwara kwibagirwa ibi tumaze kukubwira, ukumva uracyakomeza kwibagirwa bikabije, kandi iki kibazo si wowe ubwawe uzakibona, ahubwo abandi bantu b'inshuti zawe bakunda kubikubwira ko wibagirwa nk'ifi. Ubwo rero wagana abaganga kuko kwibagirwa ni ikimenyetso cy'uko waba ufite n'izindi ndwara zibitera. Uzibuke ko turi the fixers. Umva, gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri #iFix/RA cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.